ku kwezi kwa cumi, ku kwezi kukwakira ni ubuhanuzi bwawe, ubu buhanuzi ni ubwawe. Mana irabumpaye ngo mbukuzanire, ngo mbuguhe, bwakire mu izina rya Yesu Kristo. Ni ubuje guhindura ubuzima bwawe, ni ubuje kuguhagurutsa, ni ubuje kukuvana ku rwego bukagushyira ku rundi. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ubu buhanuzi Yesu ashimwe, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Habwa umugisha n'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Iyi ni ya saha yo kubohoka, iyi ni ya saha y'igitangaza, ya saha yo kwakira umugisha. Iyi saha mumaze kuyimenyera, abantu benshi bamaze kuyibohokeramo, abantu benshi bamaze kuyikiriramo. Mbonye abantu benshi, ndashima Imana ko Imana irimo irabohora abantu barimo barakira, abantu barimo barakira umugisha. Abantu benshi bari bamaze iminsi baboshye, barimo barabohokera muri iyi saha, barimo barakira umugisha. Genda mbona komenti zanyu, mbona abantu bashima. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi Imana ikomeze ibakorere n'ibindi bikomeye mu izina rya Yesu. Twinjiye mu isaha rero ya gihanuzi. Iyi saha ni ya gihanuzi. Ndagusabye wowe ugiye kubana nanjye muri iri teraniro, muri iki kiganiro, nkundira ntuze kuva hano iki kiganiro utakirangije. Reba kino kiganiro cyose ukirangize, kirebe ukirangize cyose uko cyakabaye. Ndabigusabye, kirebe uze kuhaguruka ukirangije, kandi gishayaringe n'abandi bantu. Rarika y'abantu nka 5 cyangwa 10 bashayaringe kino kiganiro. Ukikireba bashayaringeyo, kandi ukibikora Imana y'amahoro iguhereza umugisha mu izina rya Yesu. Shayaringa abantu 5 fatanyije nanjye kuvuga ubutumwa bwiza, byagutwara iki? Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Ikindi, hari abantu ugikunda kubona ukabona arakubwira ati profete turagukunda, ariko niba unkunda hagararana nanjye, shyigikira ibyo nkora. Imana y'amahoro iraguha umugisha. Bishyigikire ibyo nkora, bishyigikire, bikunde, birayikinge, shyiraho komenti, sharinge, bigere ku bandi. Niyo nkunga wampa, niwo musanzu wampa. Ikindi, hari n'umuntu umbwira ngo arankunda nyamara nturakora subscribe kuri iyi channel. Kuko abantu bankunda ni benshi, twagakwiye kuba twaramaze kurenga uyu mubare turiho w'ibihumbi 3. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero fatanya nanjye tuzamure uyu mubare, tuwuveho, tuzamuke, tugere ku bihumbi 10, dukomeze twaguke, umuryango ukomeze ube munini, kuko twese turi umuryango. Ni byiza rero niba warankunze, ukaba Umwami Imana yarakunkundishije, ukaba ukunda impano y'Imana iri muri nge, nange ndagukunda, ariko agura uyu muryango. Shayaringa bigere kure, bigere no ku bandi. Ukibona ino video, shayaringa rwose, bigere ku bandi. Urarike y'abantu, babwira uti nimuze mwumva ubutumwa bwiza, uze baze bakizwe mu izina rya Yesu Kristo. Rega ari umuntu wahinduka bitewe nawe. Imana ishimwe. Ngewe akazi mba nakoze kaba ari ako kuvuga, ariko niba byaraguhinduye, shayaringa na mwene so bimuhindure. Imana y'amahoro iraguha umugisha, kandi Imana y'amahoro ikugirire neza. Hanyuma rero turagarutse, uyu ni umwanya mwiza, tuje mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Mpawe ubuhanuzi bwawe none ahangaha. Hari ubuhanuzi mpawe nje kunkuzaniye. Imana y'amahoro itugire neza. Ni ubuhanuzi ugiye guhindura ubuzima bwawe. Ku kwezi kwa 10, ubuhanuzi bw'ukwezi kwa 10, ukwezi kwa 10 kwitwa ukwakira. Imana itugire neza. Mu Kinyarwanda kwitwa ukwakira. Ndagira ngo nkubwire ngo uku kwezi kwa 10 hari ibintu ugiye kwakira. Imana itugirire neza. Imana ishimwe. Kwakira bituruka ku nshinga kwakira, ariko ukwezi kwa 10 ari ibintu ugomba kwakira mu izina rya Yesu. Kwezi ko kwakira umugisha, kwezi ko kwakira amasezerano, ukwezi ko guhaguruka mu izina rya Yesu. Rero nje guhanura ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Uku kwezi ni ukwezi ko kwakira, ku kwezi ni ukwezi ko gusingira, ku kwezi ni ukwezi ko gufata mu izina rya Yesu. Uku ni ukwezi ko guhindurirwa ubuzima, ko guhindurirwa amateka. Niba wizeye ku kwezi urakiramo kadiremereye mu izina rya Yesu, ku kwezi urakiramo ikintu kinini mu izina rya Yesu, ku kwezi urakiramo ikintu kibyibushye mu izina rya Yesu Kristo. Kwezi kwa 10, kwezi kwa 10, Imana y'amahoro itugirire neza. Uku kwezi kwa 10 ni ukwezi gufite amateka ahambaye ku buzima bwawe, ku bana b'Imana. Imana itugirire neza, kuko ni ukwezi Imana y'amahoro itugirire neza. Uku ni ukwezi uba ukwiriye gusingiramo ibyawe byari byarapfuye. Ni ukwezi uba ukwiriye gusingiramo umugisha wawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ni wizera urabona igitangaza cy'Imana. Ntumere nka Mariya na Marita. Yesu ababwira ngo
ngo musaza wanyu ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Imana itugirire neza. Noneho ngo Marita aramubwira ngo hoya mwigisha, ngo hoya ibyo ngibyo uvuga ngo ubwo ngubwo ngo ndabizi, ngo ibyo ngibyo urimo wivugira ngo n'ubundi ngo ndabizi yuko azazuka, ngo ku munsi w'imperuka ngo azazuka, niko n'ubundi tuzi ngo abapfuye bose bazazuka. Arangije avuga ati sinakubwira ati hoya ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho mu izina rya Yesu, unyizera naho yaba yarapfuye. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dore ibendera ya Yesu iramanitswe, ngo yaraje ahuru yaryo ngo atabarabe, ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nubwo intambara iturushya twe gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Haleluya. Nshuti mwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizeye ubutware bwe. Haleluya, dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizeye ubutware bwe, tumutumbire twizeye imbaraga ze. Haleluya. Reka nkubwire, Yesu uyu mwami ni umwami w'amahoro, uyu Yesu ni umwami udakiranirwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntajya buri ukuntu abigenza, ajya anyuza inzira aho zitari. Hamwe ubona ko nta nzira, hamwe ubona ko birangiye, hamwe ubona ko upfuye, hamwe ubona ko bigucanze, hamwe ubona ko abantu bagushizeho, niho Yesu ajya seruka akaza agakora ibikomeye. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Yesu ajya seruka akaza agakora ibikomeye, agakora ibikomeye imiryango yagutaye, agakora ibikomeye inshuti zakuvuyeho, agakora ibikomeye abantu batakikwemera, agakora ibikomeye abantu bagushungereye, agakora ibikomeye abantu baguseka. Muri Yohana ibice 9 ngo yigeze asanga ngo hari umuntu wavutse ari impumyi. Imana y'amahoro itugirire neza. Abigishwa baramubaza batari ko se mwigisha, ninde wakoze icyaha ko uyu muntu yavutse ari impumyi? Ni uyu cyangwa n'ababyeyi be? Imana y'amahoro itugirire neza. Yesu ngo arangije arabareba, arababwira ngo uyu nguyu nta cyaha yakoze cyangwa ngo ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana zoni mashando wiribifai, ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari ibintu biri ku buzima bwawe bigiye kubera kabarore, abantu muturanye, abamama muturanye, abagabo muturanye, abasore muturanye, bigiye kuba. Imana iri mu gihugu cyo mwijuru igiye gukora igitangaza, nibarangiza bamenye. Haleluya. Bagiye kumenya imbaraga ziyaguhamagaye, bagiye kumenya gukomera kwayo, bagiye kumenya ineza yayo. Haleluya. Bagiye kumenya ko ari Imana ishobora byose, bagiye kumenya ko ari Imana itananirwa, bagiye kumenya ko ari Imana idatsindwa, bagiye kumenya ko ari Imana ivuga bikaba, bagiye kumenya ko ari Imana itegeka bigakomera, bagiye kumenya. Haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe, umaze igihe mu buzima bupfuye, umaze igihe mu buzima bw'umubabaro, umaze igihe mu buzima bw'amarira, umaze igihe mu buzima bw'amadeni, bizinesi yawe iri hasi, ntabwo irimo iragenda neza, ibintu byarapfapfanye, bimwe byapfiriye majerwa, ibindi byarohamye mu nyanja, ibindi byaheze mu mato, waragiye urarangura barakwiba. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, nta kure habaho Imana itavana umuntu, nta na kure habaho Imana itageza umuntu. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Zoni mashando wiribirifa. Ndagira ngo mvugane n'umuntu wizera Imana, ndavugana n'umuntu wizera Imana, ndavugana n'umumama wizera Imana, ndavugana n'umukobwa wizera Imana, ndavugana n'umusore wizera Imana, ndavugana haleluya, ndavugana n'umugabo unkurikiye ariko akaba yizera Imana. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ngo umuntu wizera Imana ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zaki igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntabwo byuma. Uyu muntu wizera Imana. Haleluya, haleluya. Kwizera kurarema, kwizera gufata ibitari biriho kukabihindura ibiriho, kwizera gufata ibintu byari bitoya bito. Haleluya, haleluya. Uku kwizera kukabihagurutsa. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero kwizera kwawe hari ibintu kugiye guhagurutsa ndabona ku buzima bwawe. Haleluya.
ndabona ku buzima bwawe hari ibintu Imana igiye guhagurutsa, hari ibintu Imana igiye kurema, hari ibintu Imana igiye kuzura, hari ibintu Imana yubatse, hari ibintu Imana ihagurukije, hari ibintu Imana, haleluya, kwizera kwawe guhagurukije Imana, kwizera kwawe kuzuye ibyari byarapfuye, kwizera kwawe kuguhinduriye ubuzima. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uyu mubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni ry'igihe gito, ndarira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazabaho igitondo cy'umunezero, hazabaho igitondo cy'amashimwe, hazabaho igitondo cyo, haleluya, Imana ishimwe. Hari igitondo kigiye kuba iwawe impundu zikavuga, hari igitondo kigiye kuba iwawe cy'amashimwe, hari igitondo kigiye kuba iwawe cy'ibitaramo by'ibirori, hari igitondo kigiye kuba iwawe ubuzima bwahindutse, hari igitondo kigiye kuba iwawe imibereho yahindutse, hari igitondo kigiye kuba iwawe Imana iguhagurukije, hari igitondo kigiye kuba iwawe Imana izuye ibyapfuye, hari igitondo kigiye kuba iwawe Imana ikuremeye amashimwe, hari igitondo kigiye kuba iwawe Imana ivuze ngo akira kubaho mu izina rya Yesu. Hari igitondo, hari amajoro waryamye urarurira, hari amajoro waryamye urarana agahinda, hari amajoro waryamye, Imana ishimwe. Ariko Imana ya Isiraheli, iyi Mana iravuze ngo akira guhindurirwa amateka mu izina rya Yesu. Warababaye, wararize, warihebye, mbega nta kintu kitakubayeho, ariko Imana iravuze ngo haguruka weme mu izina rya Yesu. Haguruka weme. Uyu munsi zamura kwizera kwawe, uvuge ngo sinzapfa nzarama, uvuge ngo ndi umunyamugisha, uvuge ngo ndi umutsinzi. Uyu mwaka, aya mezi 2 asigaye, hari ikintu Imana yakora mu buzima bwawe, hari ikintu Imana yakora mu bitekerezo byawe, hari ikintu Imana yakora mu muryango wawe, hari ikintu Imana yakora mu biganza byawe, hari ikintu Imana yakora muri family yawe, hari ikintu Imana yakora. Yesu yakora igitangaza, kuko yagiye gukora igitangaza ntibimusaba imyaka, yagiye gukora igitangaza ntibimusaba kwitabaza abakomeye, oya, Yesu yagiye gukora arakora. Imana y'amahoro itugirire neza. Yesu yagiye gukora arakora. Imana y'amahoro idutabare. Izina ry'Uwiteka nirikirwe hejuru. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice byawo 28. Imana y'amahoro itugirire neza. Haravuze ngo nuko umunsi w'isabato ushize, ku wa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'Umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitara cyicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Akira neza ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Iri jambo rivuze ku nkuru za Yesu. Yesu ubwo yari amaze gupfa, bamaze kumushingura, ngo bashyiraho igitare kinini cyane. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ndagira ngo mvugane nawe, hari abantu bamaze gushyira igitare ku buzima bwawe, hari abantu bamaze gushyira, bumva yuko ubuzima bwawe baburangije. Na Yesu nawe bamushinguye, bashyiraho igitare. Hari abantu barimo barashyira igitare kuri bizinesi yawe, hari abantu barimo barashyira igitare ku rugo rwawe, hari abantu bashyize igitare kuri mariage yawe,
hari abantu bashyize igitare mu buzima bwawe, abantu babushizeho igitare kinini, ndetse bumva yuko utazavayo, bumva yuko ibyawe birangiye, bumva yuko ubuzima bwawe naho burangiriye, bumva yuko ibyawe naho bishiriye, ntabwo uzigera uharenga, ntabwo uzigera uvayo, ntabwo bizigera bikunda, bumva yuko bakurangije, bumva yuko ibyawe byashize. ariko umva mpanure, haleluya, nubwo bazi ngo barakurangije, hari inzira Imana yasigaje. Imana y'amahoro ishimwe cyane. hari inzira Imana yagusigarije yo kukurokoreramo, hari akandi kayira Imana igiye kukunyuzamo. Imana ishimwe cyane. hari inzira Imana yagusigarije. iyi nzira abarozi ntibayizi, iyi nzira abakonikoni ntibayizi, iyi nzira abarangi ntibayizi, iyi nzira mva nkubwire na nyabingizi wanyu ntabwo ziyizi. iyi nzira ni Imana yagusigarije, ni inzira iri mu ibanga. hari inzira Imana igiye kunyuramo igukuraho icyo gitara abantu bagushizeho, igukuraho izo mbaraga abantu bagushizeho. hari imbaraga abantu bagushizeho ziragutsikamira, hari imbaraga abantu bagushizeho zirakwicarira, hari imbaraga abantu bagushizeho ziragupyinagaza, hari imbaraga abantu bagushizeho zikubuza amahoro. ariko none ahangaha nje guhanura ku buzima bwawe. izo mbaraga abantu bashyize ku buzima bwawe, Imana ije kuzigukuraho mu izina rya Yesu. izo mbaraga bagutsikamishije, Imana ije kuzigukuraho. hari uburetwa Imana ije kugukuraho, hari iminyururu Imana ije kugukuraho, hari ingoyi Imana ije kugukuraho, hari igisuzuguriro Imana ije kugukuraho. ndahanurira ubuzima bwawe. umva mpanure nshuti yanjye, kugera kure ntabwo ari ko gupfa. reka nkubwire, birashoboka ko ufite imyaka 35 utari washaka. kuba ufite imyaka 35 si igisobanuro cy'uko utazashaka, kuko nta myaka Imana igarukiraho itabara, ndetse nta n'imyaka Imana igarukiraho ivuga ngo iyi ngiyi niyo yo gushaka k'umukobwa cyangwa k'umusore, nayirenza ntabwo azaba agishatse. umva nkubwire, nibareke kugutera ubwoba. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ijya ibasha gukora. nabonye abantu Imana yakoreye ubukwe barengeje iyo myaka. niboneye umukobwa, umva nkuvugane nawe, twarasenganaga. iyi ntabwo ari inkuru numvanye abana. myaka 54, Imana itugirire neza, 54 ageze kuri cya kigera avuga ati se ibi bintu birashoboka, ibi bintu bizemera. ariko Imana ikivuga ngo zonima nzabana nawe, ikivuga ngo nzakugirira neza, ikivuga ngo nzakurwanirira. Imana itugirire neza. yabivuga twese tukarebana, twareba uyu mukecuru yari muremure, noneho yo no mu kuba muremure ukabona ko ashaje, koko ukabona ngo arashaje, myaka 54, kuko azakura hehe umugabo. ariko Imana yaje gutungurana, igitungurana we, Imana igitungurana igakora surprise, abantu bose bagatangara. Imana ishimwe cyane. Imana igiye gutungurana ku buzima bwawe, Imana igiye gutungurana mu rugo rwawe, igiye guca muri humye. Haleluya. igiye kubikora rero yo kabyara, igira gutya igaca muri humye, abantu ntibamenye uko bigenze. Imana ishimwe, ntabwo bamenye uko bigenze, nta nubwo bamenye inzira byanyuzemo. reka ibaca muri humye gutya, igaca muri humye, bajya kubona bakabona birabaye. Imana ishimwe cyane. rero n'abantu yabaciye muri humye ntabwo bamenye uburyo haje umusore w'imyaka 30 yonyine. Imana ishimwe cyane. aramureba mu bakobwa bose bari mu gihugu, aravuga ati uyu nguyu niwe kibasumba. Imana y'amahoro itugirire neza. birebera byiteye ngo uyu niwe kibasumba. twebwe tukareba tukabona arashaje, ariko akavuga ati bimera nka ya ndirimbo ya wa wundi waririmbye avuga ngo agakecuru kanjye mukandekere. arangije arabireba aravuga ati good. twebwe twareba tukabona arashaje, ariko yamureba akabona n'akana k'imyaka, bakora ubukwe baragenda barabana. naje gusanga uri Imana nziza, ibyanjye ntabwo ari byo bizakunanira. naje gusanga uri Imana nziza, ibyanjye ntabwo ari byo bizakunanira. naje gusanga uri Imana nziza, ibyanjye ntabwo ari byo bizakunanira. ntabwo ibyawe ari byo bizananira Imana. ubwo burwayi bwawe nibwo buzananira Imana. ayo madeni yawe niyo azananira Imana. oya, ibyo bibazo byawe nibyo bizananira Imana. uwo mugabo wawe azananira Imana, ntabwo yananira Imana. oya, ibyo ngibyo nibyo arimo yigira. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro isashimwe cyane.
ntabwo ari uzananira Imana. Imana izamuha agakiza, izamukoraho. Igitondo kimwe uzabyuka Imana yamukozeho, uwo mugabo utagukunda utakwemera utungurwe mu gitondo yatura ijambo avuga ati sweetheart honey I love you so much, abivuge mu myaka 40 mumaranye atakwemera abona uri icyo nazi, areba avuga ngo dore ibyo bitama byawe, avuga ngo dore ukugenda, ariko igitondo kimwe azabyuka akureba abone mu bantu bose babaho, mu bagore bose babaho ni wewe mwiza, kubera ko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yamukwemeje. Haleluya. We haranira kubaha Imana, wikwirirwa ujya gutongana nawe. We niba yakunaniye ubona byananiranye, jya mu cyumba usenge, uhamagara Imana. Bana amahoro ishimwe cyane. Ukora akazi ko kumwerera imbuto, wimubera umupagani. Kibazo cyacu uyu munsi iyo umuntu atunaniye natwe turamunanira, iyo umuntu atunanije natwe turamunaniza. Reka guhangana, Yesu nekarwane, reka Yesu akurwanirire. Waretse umwuka akakurwanirira, waretse umwuka akakuvuganira. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Reka umwuka akuvuganire, reka umwuka kurwanirire, reka umwuka akubere ku rugamba. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Uwo Yesu yabereye ku rugamba arakuvuganira bigakunda. Yesu ajya agira ukuntu abigenza, ajya agira ukuntu afata abantu akanababwira bakumva, akababwira ngo we bagahita bumva, ariko wowe ntabwo uzabimubwira ngo yumve. Imana y'amahoro itugirire neza, ntabwo uzamwumvisha nshuti yanjye. Ukeneye gusenga ugahamagara Imana, Imana yonyine ikaba ari izamwumvisha, Imana yonyine ikaba ari izamwemeza, Imana yonyine ikaba ari izamugukundisha, kandi yabikora. Imana ishimwe. Rero ngo Yesu ngo bashyiraho igitare, ngo bukeye ngo habyuka abagore 3, Mariya Magadalena na Mariya wundi, ngo babyuka bajya ku gituro cya Yesu, ngo bajyanye imibavu yo kujya gusiga. Ngo ariko ngo bahageze, Imana y'amahoro ishimwe cyane, ngo basanga hari marayika. Haleluya. Ndafashijwe. Ngo hari marayika wamanutse. Imana ishimwe. Ngo hari marayika wamanutse, ngo arangije ngo abirindura cya gitare. Haleluya. Zoni mashando wiribirifa. Ndahanurira ubuzima bwawe. Nawe hari marayika w'Imana ugiye kumanuka mu rugi wawe. Hari marayika w'Imana umanutse mu byawe, manutse muri business yawe, agiye kubirindura igitare. Cyo gitare cy'amadeni Yesu agiye kukibirindura mu izina rya Yesu Kristo. Ngo abirindura igitare. Imana ishimwe. Ngo marayika aramanuka. None aha nawe marayika kumanukire mu izina rya Yesu Kristo. Marayika w'Imana manukire mu buzima bwawe, marayika w'Imana manukire mu rugo rwawe, marayika w'Imana manukire mu bana bawe, marayika w'Imana amanukire mu masezerano yawe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo marayika w'Imana ngo amanuka avuye mu ijuru. Imana ishimwe. Amanuka avuye mu ijuru kubw'ikibazo cyari gihari. Marayika w'Imana amanuka avuye mu ijuru kubwo uyu munsi icyo gitare bari bashize kuri Yesu Kristo, ngo araza arakibirindura, wari upfuye arazuka. Nawe akakamwanya hari igitare bagushizeho, hashize ku buzima bwawe, bashize kuri business yawe, bashize mu kazi kawe. Hariho igitare nshuti yanjye, hariho igitare ku buzima bwawe, hariho igitare. Uhora urwaye, nta wundi urwaye ni wowe, nta wundi ufite ibibazo ni wowe, kubera ko hari igitare bashize ku buzima bwawe. Ndagira ngo mvugane nawe. Hari Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru itajya ibura uko igenza abantu bayiringiye. Hari Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru itajya inanirwa, ntabwo igitsindwa. Iyi Imana iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyi Imana ni Imana y'inyamaboko, ni Imana y'inyembaraga, ni Imana yo kwiringirwa ibihe byose. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ni Imana yo kwiringirwa ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana ivuga bikaba, ndetse ni Imana itegeka bigakomera. Ndagira ngo mvugane nawe. Yesu yohereje marayika. Uyu marayika aje none ahangaha, marayika aje iwawe, marayika aje mu buzima bwawe. Ibyari bidahindutse ye marayika arabihinduye. Icyo gitare kirabirindutse, arakibirinduye mu izina rya Yesu Kristo. Akira kugirirwa neza n'Imana, akira kurengerwa n'Imana, akira gutabarwa n'Imana mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zibonetse kuri wowe, ubutware bw'Imana bubonetse kuri wowe, igitinyiro cy'Imana kibonetse kuri wowe, umwuka wera w'Imana abonetse kuri wowe mu izina rya Yesu. Hari amashimwe aremwe mu kanwa kawe. Zamura kwizera. Abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi witwa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Uyu musozi ntabwo ujya unyeganyezwa, uyu musozi ntabwo ujya utirimuka. Abiringiye Uwiteka. Ubu buhanuzi Imana impaye
nubwo uku kwezi kwa cumi, uku kwezi kukwakira ni ubuhanuzi bwawe, ubu buhanuzi ni ubwawe. Imana irabumpaye ngo mbukuzanire, ngo mbuguhe, bwakire mu izina rya Yesu Kristo. Nubuje guhindura ubuzima bwawe, nubuje kuguhagurutsa, nubuje kukuvana ku rwego bukagushyira ku rundi. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ubu buhanuzi Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe ko ije gukora ibikomeye, kandi Imana ishimwe ko ije guhindura amateka. Imana ishimwe ko iciye inzira aho zitari ziri. Akira igitangaza cyawe kandi akira umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana y'amahoro ikwishimira, Imana ikwiyereke, neza y'Imana igaragare kuri wowe. Ndasoje, reka nkubwire ngo kugirirwa neza n'Imana nibiboneke kuri wowe, gutabarwa n'Imana nibiboneke kuri wowe. Inzira zawe zari zifunze, Imana izifungure. Ibyawe byari byarapfuye, Imana ibizure. Kandi nzanezezwa no kukubona unyandikira umbwira ngo Imana yarabikoze. Habwa umugisha n'Imana. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, reka nkubwire ngo shalom shalom. Ntukabure ku Mwuka Wera, ntukabure amata mu ijuru iwacu zirakamwa. Ineza y'Imana ikomeho.